iserukiramuco mpuzamahanga rya muzika ATHF ryishimiye kubazanira Kiss Daniel imbona nkubone mu Rwanda. Ni ku Irebero muri Canal Olympia mu migoroba ibiri y'uburyohe gusa hamwe n'ibirangirire bya Africa. Shiba Karungi aka Swag Mama, Bruce Melodie, Ish Kevin, Ariel Ways, Colade Bless, Niyo Bosco, Kenny K-Shot, Logan Joe n'abandi benshi. Harimo umuhanzi ufite imbaraga n'igikundiro France wo mu Rwanda. Ku ya 12 na 13 Kanama 2022 kuva saa moya z'umugoroba kugeza bitinze, kora ku cyangwe maze uze dutwikane. Ku bindi bisobanuro hamagara kuri 0737 14 94 73. Nimuzachiko iserukiramuco rya muzika muri zaniwe na M-Rock Entertainment. Hi guys, my people, my brother. Ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wihebeye Iwacu Bliss, wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazabema kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Les amis, reka amakuru yacu tuyatangire ku mugane Burayi ni Paris, ari mu gihugu cy'Ubufaransa. Aherereye umusore w'umunyarwanda, amazina ye yitwa Iwacu Bliss, yavutse mu mwaka w'1992. Bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Iwacu Bliss yamuhaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Kuri uyu munsi aherereye ku mugane Burayi mu gikorwa kijyanye no kwamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga. Nkuko nkomeza mbigarukaho cyangwa se urugendo Bruce Melodie yatangiye yise European Tour, twarutangiranye kugeza kuri uyu munsi turacyari kumwe nka Bruce Melodie Media. Wekanda subscribe kugira tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Bruce Melodie urugendo yarutangiriye mu gihugu cya Norvège mu mujyi wa Oslo, arakomeza agera muri Suède. Ava muri Suède yerekeza Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi. Ava mu Bubirigi yerekeza Lille mu gihugu cy'Ubufaransa. Avirire ayerekeza mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Hanover. Kuri uyu munsi arategerejwe Paris mu gihugu cy'Ubufaransa mu gitaramo azakorerayo tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2022. Ni ukuvuga ngo harabura iminsi 3 yonyine kugira ngo uyu munsi ugere. Ubundi buri muntu wese utuye hara mu mujyi wa Paris mu gihugu cy'Ubufaransa abashe kwenjoyinga indirimbo Iwacu Bliss wamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Komanteri nyinshi zigenda zigaruka ku bitaramo Bruce Melodie yakoze, by'umwihariko ngarutse kuri komanteri zafata ku mavuta. Ni komanteri zivuga uburyo ibitaramo byagiye byitabirwa. Kuri uyu munsi navuga ko nashimira wenda mu bantu bose bagiye bakora komanteri ku gitaramo Bruce Melodie yakoreye mu gihugu cy'Ububirigi. Nk'umuntu witwa Fata ku mavuta noneho yagarutse akora komanteri ku bintu noneho byabaye mu gitaramo. Ubutaha witwa Fata ku mavuta yakoze komanteri ku gihugu cyabereye muri Norvège, azasebya igitaramo cyabereye ndetse wabonaga ko yatesheje agaciro ibikorwa by'iki gitaramo, avuga ko cyabereye mu cyaro. Yumvikane kuwe ku giti cye ntabwo yifuza ko cyakabaye cyarabereye hariya. Naje kuza gukora ikiganiro ndetse za no kumurenga mvuga ko wundi umusesenguza adasesengura anenga y'igitaramo cyabereye, ahubwo amenya ngo mu gitaramo byagenze gute, ese cyitabiriwe gute, ese buri muntu wese uritabira iki gitaramo yabashe kwenjoyinga indirimbo z'uyu muhanzi, ese yakiriwe ate kuri stage. Muri Norvège byagenze neza, ahubwo uzi icyo banenga, baza banenga aho igitaramo cyabereye. Kuri uyu munsi haje kuba ereri mu gitaramo Bruce Melodie yakoreye hariya mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Hanover. Biza kuba ngombwa ko habaho ikibazo cy'abantu bagomba gucurangira Bruce Melodie, biza kuba ngombwa ko atinda kugera kuri stage. Ariko nanone mbere y'uko aza kuri stage hari aba DJ basusurukije abantu mu gihe cyose Bruce Melodie atari yabonetse. Ibyo ngibyo Bruce Melodie yabisobeye imbabazi. Kuri uyu munsi ntabwo ibyo tugiye kugarukaho, ahubwo kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku gitaramo gitegerejwe tariki 12 na 13 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2022. Igitaramo kizahuriramo abahanzi b'ibyamamare bakomeye cyane hano mu Rwanda ndetse no muri Afrika muri rusange, utirengagije mu gihugu cya Nigeria ndetse na Uganda. Ni igitaramo cyateguwe n'iserukiramuco hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho bahisemo kuzazana umuhanzi w'icyamamare mu gihugu cya Nigeria, by'umwihariko muri Afrika muri rusange. Amazina ye yitwa Kiss Daniel. Afite indirimbo zigiye zitandukanye zakoze amateka. Ni ukuvuga ngo ni icyamamare muri Afrika by'umwihariko no ku isi yose muri rusange. Kuko iyo ukareba umuziki wo muri Nigeria ni umuziki wamaze kurenga Afrika, kuko niyo umuhanzi nka Omare ashobora gukora indirimbo na Justin Bieber, umuhanzi nka
Luga agakora agasohora indirimbo 5-6 zigatrendinga muri Afurika gutya. Umuhanzi nka Rema akabasha kuba yakorana indirimbo na Jason Derulo. Ni ikigaragaza umuziki wa Nigeria urwego umaze kugeraho. Kuri uyu munsi turitegura umuhanzi Kiss Daniel. Gutekereza kuzana Kiss Daniel nk'iserukiramuco nuko bamaze kubona ko abahanzi benshi bari mu gihugu cya Nigeria bamaze kugera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Omar yaraje, Ruga yaraje, kandi iyo bazanye abo bahanzi bo muri biriya bihugu bya Nigeria ni nko gufungurira imiryango abahanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Niba ufashe Bruce Melodie ukamukira mu gitaramo kirimo Kiss Daniel, naramuka atabonye korabo y'uyu muhanzi azaba ari ubwe ku giti cye winaniwe, cyangwa se ari wa muhanzi wo mu gihugu cya Nigeria wabashije kureba ubushobozi bwa Bruce Melodie akabona atari umuhanzi akwiye gukorana nawe. Ni ukuvuga ngo Bruce Melodie guhura na Kiss Daniel, ndakubwiza ukuri ko iyi yari korabo bateguriye Bruce Melodie. Hagiye havugwa ibintu byinshi, bavuga ko ibintu byagiye bisohoka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nk'inkuru igitangazamakuru nyarwanda cyasohoye bavuga ko uwitwa Shiba rero umwe mu bazaba ari muri iki gitaramo yarasabye abateguye igitaramo kizaba kirimo Kiss Daniel ndetse na Bruce Melodie, abandi bahanzi bagiye batandukanye nka Ariel Ways, Logan Joe, Kevin, France, Niyo Bosco ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Shiba bakavuga ko yaba yarasabye abantu bateguye iki gitaramo kuzamuza na Kiss Daniel, ubundi bakazakorana indirimbo. Bamwe bakavuga bati Kiss Daniel naramuka akoranye indirimbo n'uwitwa Shiba ntago azaba agikoranye indirimbo na Bruce Melodie. Ibyo ngibyo byamaze gukemuka. Niba aka kanya Bruce Melodie ari umuhanzi ushobora gukorana indirimbo na Omar bakumvikana ko izasohoka mu mwaka wa 2023, kubera iki atayikorana na Kiss izasohoka mu mwaka wa 2024? Bivuze ngo Shiba ashobora kuba yifuza korabo ya Kiss Daniel, iyo korabo igakorwa ariko igahita isohoka, noneho yakora indirimbo na Bruce Melodie, iyo ndirimbo ikazasohoka nibuze mu mwaka wa 2023, kuko ndahamya neza ko indirimbo Bruce Melodie yakorana na Kiss ntabwo nawe ubwe ku giti cye yakifuza guhita yisohora, kuko aka kanya afite korabo zigiye zitandukanye ziri hanze, kandi ntabwo ari umuhanzi uzahora akora korabo umwaka wose urangire, kuko uyu mwaka niba yarasohoye indirimbo izina mbere yuko umwaka utangira, agasohora Total Crazy, agasohora Nyora. Ni ukuvuga ngo muri uyu mwaka amaze gusohora indirimbo 3 harimo korabo 2 kandi zikomeye muri Afurika. Niba yarasohoye indirimbo yakoranye na Harmonize, agasohora indirimbo yakoranye na Eddy Kenzo, ni korabo zikomeye. Ni ukuvuga ngo Bruce Melodie mu ndirimbo afite asigaje gusohora korabo yakoranye na B2C, asigaje gusohora korabo yakoranye na Omar itarakorerwa video ye na Ruga, nayo nta video irakorwa, iye n'uwitwa Kofi Olomide nta video irakorwa. Ikintu nakubwira aka kanya nuko yaba umupromoters cyangwa buri muntu wese udashyigikira ibikorwa by'umuziki nyarwanda, niba ushyigikira ibikorwa by'umuziki nyarwanda, ndakubwiza ukuri ko abanyarwanda ibintu bari gukora kuri uyu munsi, yaba The Ben, yaba Bruce Melodie, yaba Meddy wabaye nomine mu bahanzi bakomeye hano muri Afurika, n'abahanzi bari gukora ibikorwa bizazamurira idarapo ry'u Rwanda mu muziki. Niba ukunda Bruce Melodie, ndakubwiza ukuri ko uyu mwaka uzaba umwaka w'amateka ku muntu wese wakunze Bruce Melodie. Rezami Bruce Melodie tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022 nibwo azakorera igitaramo i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba kuri 13 aribwo hazajya hanze indirimbo Alice yakoranye na Inosby. Ubona ko Bruce Melodie umunsi kundi akomeje kugenda azamura izina rye ndetse na profile yagenda yishyira hejuru, ari nayo mpamvu uzasanga abastari bakomeye cyane bari mu gihugu cya Tanzania nka Ben Paul bifuza gukorana n'uyu muhanzi w'umunyarwanda. Nakubwira niba utuye ku mugabane Burayi, by'umwihariko ari Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, gura tike yawe hakiri kare kugira uzabashe kwenjoyinga indirimbo z'igitangaza mu bitangaza Bruce Melodie abashe gutanga performances zahara mu gihugu cy'Ubufaransa. Nyende Olivier Fernandez, kanda subscribe kuri YouTube channel Bruce Melodie Media kugira tujye dukomeza kubana. Les amis, see you, love you guys.